mumenye nkuzaniye ubuhanuzi bukubiye mu ijambo rimwe rivuga ngo rekeraho. Ese ni ibiki urekeraho? Maze iminsi ndimo senga, ndimo ninginga Imana, ndimo nyibaza ngo Mana iby'iyi minsi bimeze gute? Imana ivugana nanjye ijambo rikomeye, irambwira ngo abantu bo muri iyi minsi barimo bariganyira cyane. Abantu bo muri iyi minsi barihebye, bafite ubwihebe. Abantu bo muri iyi minsi bafite agahinda kenda kubasandaza umutima. Abantu bo muri iyi minsi bafite amaganya, bafite amarira. Ariko ijambo ryavuze ngo rekeraho kwiheba, rekeraho kwiganyira, rekeraho kwigirira nabi. Dufite Imana ishobora byose. Arangije avuga ijambo ryiza, aravuga ngo kuko umuntu wese uko ameze kose mu ruhande rwe, uko ateye, yaba yarize cyangwa atarize, yaba ari muremure cyangwa mugufi, yaba ari inzobe cyangwa igikara, umuntu wese usabye agira gute? Arahabwa. Aravuga ngo kandi ukomanze, ugize ayo mahirwe agakomanga, arakingurirwa. Noneho hari ukuntu umuntu akomanga bigatuma adakingurirwa, ariko uyu munsi uhawe uburenganzira. Komanga. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo noneho hari uwagira gute? Hari uwakumva. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ngo n'umuntu wese usabye aragira gute? Arahabwa. Noneho hari ijambo twasomye ririmo ijambo ryiza rikomeye rivuga ngo none ko muri babi, mwebwe ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none niki cyatuma so wo mu ijuru atazarushaho guha ibyiza abagize gute? Ababimusabye. Imana y'amahoro ihimbazwe. Nkuzaniye ijambo ngo iyo umuntu asabye arahabwa. Kandi rekeraho kwiganyira, rekeraho kwiheba, kubera yuko iduha niyo kwizerwa, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese usabye arahabwa, kandi ukomanze ku rugi agira gute? Arakingurirwa. Nkuzaniye ijambo rero bivuze ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Uyu munsi urihebye, uriganyira. Iyo uri musenga wizera akanya gato ukavuga ngo mbese njyewe ibintu ndimo saba mbega aho nzabihabwa. Ufata amasengesho y'umunsi umwe, ugafata y'iminsi 3 ugasenga. Yewe uva mu masengesho wumva waka, wumva uri umuriro, uvuga uti ibyo nasengeye, ariko iyo ugeze hirya gato utakaza kwizera. Bivuze iki? Biravuze ngo uyu munsi wa none ukora ikintu gikomeye, ureke. Ijambo nazanye rifite umutwe uvuga ngo rekeraho kwiheba mama, rekeraho kwiheba papa. Ndimo ndakubwira ngo rekeraho kwiheba, rekeraho kwiganyira. Bibiliya iravuga ngo ninde yaba wowe nkurikiranye, yaba n'uzankurikirana, yaba nanjye urimo ukubwira, yaba n'uyu mwene data utubereye kuri kamera. Biravuga ngo ninde muri twebwe ninde muri twebwe umwana waba ufite umwana w'umuhungu cyangwa se akaba afite umukobwa, akaba afite abamwita dadi, afite abamwita mami, hanyuma ngo mu gitondo cya kare umwana umwe akazinduka akavuga ati dadi ndumva inzara inyise kandi hariya harimo icyayi ariko ndashaka umugati. Uyu dadi cyangwa mami ngo akahita asimbuka ngo akagenda akazana ikintu cyitwa ibuye, akazana rimwe cyangwa abiri, nta kintu bitwaye. Akavuga ati mwana wanjye icyayi cyabonetse, igikoma cyabonetse, none shikira ku mugati ubanze urye. Ninde wabikora? Yesu aravuga ngo ninde muri mwe ko abana mubafite, ko mufite ababa mu ngo zanyu, ninde wabikora? Cyangwa se umwana akaba amaze igihe afite amerwe avuga ati mami ntago duheruka kurya agasamake, ntago tugaheruka. None akavuga ati none genda ushakira agasamake. Uyu mami cyangwa dadi akahita agenda mu ishyamba nk'iri nicayemo. Nabwiye ko ndimo naje gusaka amavuta uyu munsi, ndaguhanurira nkubwire ngo rekeraho kwiganyira. Ninde wabikora? Akahita asimbuka akagenda agafata inkoni nk'iyi, akagenda agahura n'inzoka nziza agakubita, yakubita akayica, akahita azanira umwana ati mwana wanjye akira arya ku isamake. Ninde wabikora? Yesu abacira uwo mugani arababwira ngo none niba nta wabikora, niba nta wabiteka, niba nta wabyibwira ngo ibi bintu abishyira mu bikorwa, none mwebwe ko mubizi ko muri babi, abana b'abantu ni babi, abana b'abantu baragusezeranya ntibasohoze, abana b'abantu bariganyira buri kanya. Yesu yarabizi aravuga ngo ko nawe unkurikiranye kubizi yuko kutabikora, none
niki cyatuma isoba mu ijuru uba imbere buri munsi, uwo wikubita imbere buri munsi, niki cyatuma ibyo umusaba atazabiguha? Rekeraho kwiganyira. Wowe utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora, hanyuma kandi ukande ku kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Ntiwibagirwe kandi gukanda kuri like, ntiwibagirwe kwandika muri comment, hanyuma usharinge n'abandi bajye babasha kubona ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe kandi umugisha Imana itanga ubabeho. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije umugisha w'Imana. Turagarutse kandi kuri ya channel yacu yindi tuhuriraho tuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni ijambo ry'Imana ariko ni ijambo ry'ubuhanuzi. Ijambo ry'ubuhanuzi ni ijambo Imana ishyize mu mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Uraza kunyemerera tubanze dusenga Imana, hanyuma kubwire ubuhanuzi nkuzaniye, kubwire icyo Imana imbwiye kukubwira. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'ubutware, tugushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Nyemerera ukorere muri iri jambo, hanyuma buri muntu wese arugiye kuryumva ari n'uzaryumva izamugirira umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha wowe unkurikiranye, kandi Imana ikugirire neza. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma nkubwire ubuhanuzi nkuzaniye. Tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ubundi ndakubwira icyo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nkubwire. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ni ibice 7, Matayo ibice 7. Hanyuma dusome umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9, nibidukundira turasoma n'umurongo wa 10. Reka dusome twumve. Murongo wa 7 w'ibice 7 kandi bya Matayo haranditse ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga akingurirwa. 9 haranditse ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Nyemerera twongereho n'uyu wa 11 twumve nawe ukuntu uvuze. Haranditse ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Naho ngaho uyu murongo wa 11 ubundi niho ruzingiye aho ngaho. Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Ni iryo jambo tugiye kuganira, hanyuma nkubwire icyo Imana ishyize ku mutima wanjye. Uyu munsi ndashimira Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire. Murabona ahantu nicaye, murimo murahabona ukuntu hameze. Uyu muntu utubereye kuri kamera ntacyo bitwaye, aze kuzengurutsa gutya abereka ahantu nicaye. Aha ngaha ni igisobanuro cy'amavuta nkuzaniye, ni igisobanuro cy'amavuta nzanye n'ijambo nzanye kukubwira. Ariko kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri icano, ushobora kuba tutaziranye. Amazina yanjye nitwa Singaye Regis, abo dusanzwe tubana bo kuri icano barabizi. Imana ibwumugisha. Nari mbanje kukwibwira kugira ngo utaza kuvuga ngo mbese uyu muntu urimo uvuga ninde ko ntamumenye. Nkuzaniye ubuhanuzi bukubiye mu ijambo rimwe rivuga ngo rekeraho. Rekeraho. Ese ni ibiki urekeraho? Maze iminsi ndimo senga, ndimo ninginga Imana, ndimo nyibaza ngo Mana iby'iyi minsi bimeze gute? Imana ivugana nanjye ijambo rikomeye, irambwira ngo abantu bo muri iyi minsi barimo bariganyira cyane. Abantu bo muri iyi minsi barihebye, bafite ubwihebe. Abantu bo muri iyi minsi bafite agahinda kenda kubasandaza umutima. Abantu bo muri iyi minsi bafite amaganya, bafite amarira. Ariko ijambo ryavuze ngo rekeraho kwiheba, rekeraho kwiganyira, rekeraho kwigirira nabi. Dufite Imana ishobora byose. Rekeraho niryo jambo nkuzaniye.
ijambo riravuze ngo musabe muzagira gute? Muzahabwa. Uyu ni Yesu wavuze aya magambo igihe yari ageze mu bantu, asanga abantu bafite umubabaro, asanga abantu barihebye cyane, asanga abantu bafite agahinda. Yesu ngo abitegereza asanga harimo abenda kwiruka, ibibazo byabanye byinshi. Arangije arababwira ngo none se ko muzi kugenda mukaganyira abantu, ubundi mwasabye nanjye ko nabaha? Ndagira ngo nkubwire muntu w'Imana unkurikiranye, reka kuganyira abantu, reka kuganyira abo wita bakomeye. Barahari, yego bariho bakomeye, ariko abakomeye nta kintu bakumarira. Ariko iyo utumbiriye Yesu, Yesu akugirira neza. Yesu ngo arababwira ngo nimusabe, nimusaba nzabaha, muzahabwa. Kandi ikindi aravuga ngo nimukomanga ku rugi nta kizatuma mudakingurirwa. Arangije avuga ijambo ryiza, aravuga ngo kuko umuntu wese uko ameze kose mu ruhande rwe, uko ateye, yaba yarize cyangwa atarize, yaba ari muremure cyangwa mugufi, yaba ari inzobe cyangwa igikara, umuntu wese usabye agira gute? Arahabwa. Aravuga ngo kandi ukomanze, ugize ayo mahirwe agakomanga, arakingurirwa. Noneho hari ukuntu umuntu akomanga bigatuma adakingurirwa, ariko uyu munsi uhawe uburenganzira. Komanga. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo noneho hari uwagira gute? Hari uwakumva. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Yesu arababwira ngo n'umuntu wese usabye aragira gute? Arahabwa. Noneho hari ijambo twasomye ririmo ijambo ryiza rikomeye rivuga ngo none ko muri babi, mwebwe ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none niki cyatuma so wo mu ijuru atazarushaho guha ibyiza abagize gute? Ababimusabye. Imana y'amahoro ihimbazwe. Nkuzaniye ijambo ngo iyo umuntu asabye arahabwa. Kandi rekeraho kwiganyira, rekeraho kwiheba, kubera yuko iduha niyo kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese usabye arahabwa, kandi ukomanze ku rugi agira gute? Arakingurirwa. Nkuzaniye ijambo rero bivuze ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Uyu munsi urihebye, uriganyira. Iyo uri musenga wizera akanya gato ukavuga ngo mbese njyewe ibintu ndimo saba mbega aho nzabihabwa. Ufata amasengesho y'umunsi umwe, ugafata y'iminsi 3 ugasenga. Yewe uva mu masengesho wumva waka, wumva uri umuriro, uvuga uti ibyo nasengeye, ariko iyo ugeze hirya gato utakaza kwizera. Bivuze iki? Biravuze ngo uyu munsi wa none ukora ikintu gikomeye, ureke. Ijambo nazanye rifite umutwe uvuga ngo rekeraho kwiheba mama, rekeraho kwiheba papa. Ndimo ndakubwira ngo rekeraho kwiheba, rekeraho kwiganyira. Bibiliya iravuga ngo ninde yaba wowe nkurikiranye, yaba n'uzankurikirana, yaba nanjye urimo kubwira, yaba n'uyu mwene data utubereye kuri kamera. Biravuga ngo ninde muri twebwe ninde muri twebwe umwana waba ufite umwana w'umuhungu cyangwa se akaba afite umukobwa, akaba afite abamwita dadi, afite abamwita mami, hanyuma ngo mu gitondo cya kare umwana umwe akazinduka akavuga ati dadi ndumva inzara inyise kandi hariya harimo icyayi ariko ndashaka umugati. Uyu dadi cyangwa mami ngo akahita asimbuka akagenda hanze. Nababwiye ko ahantu ndi nizere ko bahaberetse, ndahantu nyine hari imfashanyigisho. Ngo akahita asimbuka ngo akagenda akazana ikintu cyitwa ibuye, akazana rimwe cyangwa abiri, nta kintu bitwaye. Akavuga ati mwana wanjye icyayi cyabonetse, igikoma cyabonetse, none shikira ku mugati ubanze urye. Ninde wabikora? Yesu aravuga ngo ninde muri mwe ko abana mubafite, ko mufite ababa mu ngo zanyu, ninde wabikora? Cyangwa se umwana akaba amaze igihe afite amerwe avuga ati mami ntago duheruka kurya agasamake, ntago tugaheruka. None akavuga ati none genda ushakira agasamake. Uyu mami cyangwa dadi akahita agenda mu ishyamba nk'iri nicayemo. Nababwiye ko ndimo naje gusaka amavuta uyu munsi, ndaguhanurira nkubwire ngo rekeraho kwiganyira. Ninde wabikora? Akahita asimbuka akagenda agafata inkoni nk'iyi, akagenda agahura n'inzoka nziza agakubita.
yakubita akayica akahita azanira umwana ati mwana wanjye akira arya ku isamake. Ninde wabikora? Yesu abacira uwo mugani arababwira ngo none niba nta wabikora, niba nta wabiteka, niba nta wabyibwira ngo ibi bintu abishyira mu bikorwa, none mwebwe ko mubizi ko muri babi, abana b'abantu ni babi, abana b'abantu baragusezeranya ntibasohoze, abana b'abantu bariganyira buri kanya. Yesu yari abizi aravuga ngo ko nawe unkurikiranye kubizi yuko kutabikora, none niki cyatuma isoba mu ijuru uba imbere buri munsi, uwo wikubita imbere buri munsi? Niki cyatuma ibyo umusaba atazabiguha? Rekeraho kwiganyira, rekeraho kwiheba. Yesu afite byose. Icyo umusaba ku manywa na nijoro, nimugoroba ugiye kuryama, ubyutse ujya mu kazi, hahandi mu kazi ukora, mu bucuruzi ubamo, hahandi muri bene wanyu, icyo wamusaba afite ubushobozi bwo kukiguha. Njya kukubwira ngo rekeraho kwiganyira. Wari wihebye, wari wiganyiri, amaganya yarakwishe, umutima wumva gushaka guturika kubera iki wasengaga kuwa mbere ukarenda uminura icyumweru, ariko ntiwizere yuko ibyo uri mu rusengero uzabihawe. Ariko twumvise ijambo ryiza, hamanutse ijambo ryiza rivuga ngo nurekeraho. Imana yacu ntago ari interenganya ngo ivuge ubujajwa. Imana yacu ni inyangamugayo, Imana yacu iragororotse, ni Imana y'ubutwari. Iravuze ngo rekeraho kwiheba kubera yuko ifite byose mu biganza byayo, ifite byose mu biganza byayo. Icyo wifuza cyose Imana ifite kukiguha. Ntiwongere kwiheba mama, umva mubyeyi, umva papa, ntiwongere kwiheba kubera yuko wowe abantu nubwo ari babi, ariko Imana yo ntabwo yabura guha ibyiza abayibisaba. Imana ishimwe. Reka nsoreza ahangaha, ariko narinje kukubwira ngo ntiwongere kwiheba. Ngiye gusoreza. Nawe urabizi neza yuko urubyaro rwawe rugusabye ikintu, ntabwo watandukira ngo ujye kuruha ikintu. None niba abantu tuzi guha abana bacu ibyiza, niki cyatuma data wa twese wo mu ijuru atazaha ibyiza babimusabye? Erega Imana ni inyangamugayo, Imana yacu irafatika, Imana yacu ni nyakubahwa, Imana yacu iyo yagambiriye ikintu. Umva ukuntu Yeremiya yaravuze, yaravuze ngo ni Imana igenda inyuma y'ijambo yavuze. Imana ariyo ubwayo yigeze ibaza Yeremiya ngo mbese ureba iki, ubonye iki? Ngo yavuga ngo mbonye inkoni, ngo kandi iyo nkoni ngo ni iy'umurinzi. Aravuga ngo mbese waroye neza uburyo ndindi ijambo ryanjye nkarisohoza. Bivuze ngo ijambo Imana yavuze iririndisha inkoni. Bibiliya y'Ikirundi iravuga iririndisha impiri y'icyuma. Biravuze ngo icyo wasabye Imana iri bugufi bwo kukiguha. Ni Imana itari interenganya, ntabwo yavuga ubujajwa, ni Imana ivuga ikizashobora gukora. Imana iguha umugisha. Mwene data wari wihebye, mwene data wari ucitse intege, wumvaga ibyo wasengeye utazabibona, narinje kukubwira ngo Imana yacu niba abantu ari babeka bazi guha ababo ibyiza, Imana yacu ntabwo ariyo yakwima icyo wayisabye. Amahoro y'Imana abe muri wowe, kandi umugisha w'Imana ukomeho mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.